is updates time. Nongeye kuba ikaze mwe mwese mukomeje gukurikira NTM TV nkuko nabasezeranije muri no Tour du Rwanda 2026 ndayenda mbagezaho update zitandukanye mu ma etape kugeza dusoje ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Uno munsi rero hakinwaga etape ya mbere yavaga muri Rukomo yerekeza mu karere ka Rwamagana, yari etape yanganaga n'ibirometero 173 ndetse na metro 600. Ikaba yegukamwe n'umunya-Israeli Enon Etma ukinira ikipe ya NSN cyangwa se Never Say Never. Uno musore ubwa mbere abikoze kora yuko no muri 2024 yari yarabikoze mu karere ka Kayonza ndetse no mu karere Kanyaruguru. Ahise rero yambara mayo jaune cyangwa se umwambaro w'umuhondo kubera yuko ari babashe gutanga abagenzi be gukanagiza igare mu murongo waho barasorezaga. Ibi yabikoze binyuze mu buryo bwita kunyukira igare cyangwa se sprint. Ejo turakomeza na etape ya kabiri izava mu karere ka Bugesera Nyamata yerekeza i Huye. Ni etape izaba ireshya na kilometero 135. Ndakurarika kugira ngo uzabane nanjye kuri Nshamose TV kugira ngo tuzabashe kubana kugeza ino Tour du Rwanda irangiye. Stay tuned, stay connected, sinza kure kuri updates. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out.